nyine bamaye ka weekend ku ishuri. Iki? Nyine naratorotse bamfatiye hanze y'ikigo ngiye kureba match ya Grand Frere kwa yari yaje gukina hafi y'ikigo. Pandatorotse murayo na directeur nyine ama weekend. Nkaba narahamagaye se mbasabira agahushya ntibabimbwire. Watorotse ugiye gukora iki? Ntago ndi kubyumva. Ngiye kureba match. Gusa ibyo bintu nibyo mutunyitse no kubibwira abakunzi bacu koko. Bakunzi bacu nongeye kubasuhuza aho muri hose impande zose z'isi, kandi twari tubakumbuye cyane. Ushize ikiganiro twakoze mwarakishimiye, ubu twagarutse twaje kubasho kandi turabashimira, tunabashishikariza gukomeza gukurikirana ikiganiro kandi munakore subscribe na share ndetse na comment. Ngiye banyita Kwadiyo Chris. Naramutse bakunzi bacu, nongeye kubasuhuza. Nitwa Byiringiro Prince, nkabanje kubatwikira tuje gukora prank, ariko iyo prank turubanze tubazanye ibibazo kuko twari twaraje mu bukwe bwa tantine, nuko twari tubakumbuye twongeye dukora ibiganiro. Katubanze dusenge. Mana yacu, ukoze twaturinze abafana bacu bakabakira amahoro, bakabagikurikirana papa na mama, kandi wakoze twabonye hari indi ntera bafashe, ugikomeza ubafashisha indi ntera. Bakunzi bacu mujye mukomeza muturinda aho turi, munadushigikire mu byo dukora. Sinajyagiwa, amen. Rero mu gihe mama yari arimo arategura ibintu by'ubukwe, ariko ntacyo twamubwiye araza kuza hano, ariko gusa tugiye kumukorera prank irenze iyo twabakoreye. Ariko kiri irahunga yo ku ishuri nge naranayirambiwe. Mani umuntu ashaka ibiceri ngo nyanagwa muri kantine ngo yigurira akantu. Nge mama aranyica, ngewe na ishati n'amakaye narabigurishije. Nge sinzi ukuntu nza kubimubwira. Ngo unirirwa mu kadoru niryamiwe. Ubazi ko twaje gusa mu bukwe gusa none aranyica. Wese wakoze iki? Wahora n'iki? Koze iki? Aka weekend kiki? Grand Frere nyine soze se ko yagiye gukinira hafi y'ikigo. Narakarenze. Barafashe. Directeur yarari nawe kureba match nyine nawe ni umufana. Telefone se graph. Niyo twacakiranye. Nubwo yagize gusiramo nimuhe. Kiranye aho garanyica. We turize barakwica. Ahita gufatiranye na side master wanyu. Ndaba ndeba. Mba niriwe ndyamye, sinyandika note kandi ejo ndi n'examen. Sigaranye amakaye gahe. Na bag nayo narayigurishije. N'ibintu byose nanira bag nazanye nagari yanjye narayitiriye. Ibaza yibonye. Ndamubeshya ibikisa ahubwo. Ndavuga yuko ari umwana yanjyaniye bag. Gusa tugiye gukora prank. Mwebwe mudukurikiye. Amaso nimuyavane muri kamera muri telefone zanyu. Nimuhumbya murahumba. Ujye musubiza inyuma, nujye uhumya ujye usubiza inyuma. Mwe mutuze mukurikire twe tuvuge. Bindi mu biturekere. Wagwana pampe. Mezutes. Wagwana. Umeze Chris. Prince. Karame. Bimeze bite? Neza. Umeze fresh. Kiganiro se tugitangire. Tugitangire. Ngaho mukore intro basi mu masenge. Tukomeze tukayatangire. Intro se. Twayikoze. Ntayikoze. Hakuna ndumva koko. Yunyegereza nanjye mikoro se buri munsi ni mwebwe muyobo. Mwese se. Okay. Hareka Prince anyifashirize wakoze mwana wanjye. None se uyu munsi
ngo mwifuzaga gusuhuza abakunzi ngo mwarimu nanjye mureke mbanze mbasuhuze. turagusuhuje cyane. Muranshuje cyangwa abakunzi bakunzi bacu turabashuhuje cyane, nanjye ndabakunda ngo bakoze intro, nizere ko bari babashuhuje bo, nanjye rero ndabakunda, nishimiye kubana namwe kandi noneho nishimiye kuba ndi mu maboko izi ngabo zanjye, bo nta muntu ushobora kumeneramo api nawe. Rero nk'uko mubizi cyangwa mwabibabwiye ko mwaje twaje, bari bavuye ku ishuri baje gutaha ubukwe bwa tante wabo, twabasabye gahushya ariko turi kumwe, baravuga bati mama dukumbuye abakunzi bacu, reka dusubire ku ishuri twabanje gukora ikiganiro tubasuhuze. Ubu mu kanya nibamara gukora ikiganiro ndabaherekeza bagende basubire ku ishuri. Rero mwakoze kubishimira no kubana nabo ntaraza, nanjye tugiye gukomezanya ikiganiro. Sinzi ibyo baduteguriye, sinzi ibyo bari bubabwire, muraza kubona ibimagambo muvuga koko mu kiganiro. mwege mwaduteguriye iki se nyuma yo kuva ku ishuri munadutekera inyama? Ibyo nibyo guhita muvugira kuri kamera mwabana mwe. Inyama se ntago rwose mu bukwe ejo mwaziriye, ntimwazihaza ntabwo zihagije, ntabwo zihagije, nta kanyama mwadutekeye tuje, nta n'agafanta. abantu ibintu byari ngombwa ko mubivuga mu kiganiro kuko na papa nuko nawe yagiye mu kazi y'abari nawe twaye kumuraburiza. ikiganiro ntabwo kiri bworohe ngo bari kumuraburiza ko tutabatekeye inyama. Ni ukuri ejo twari duhugiye mu bintu by'ubukwe, simubizi twumva ko muri ubwo bukwe muri burye mumwe nta kibazo. Fanta simwanyweye fanta byibuze zirenze ebyiri se fanta zimwe. Inyama se zimwariye ibiryo zimwiyaruriye ku nyama se hari hahagaze umuntu undi mwiye se ubwo wari korora byinshi ubona abantu twihaye akabanga. None se ubundi inyama zaguhaza n'izingahe ko nzi ko inyama ebyiri utazimara pre? Ariko nyine ni ka kawunga nyine kagiye kamfata mu nda, ariko ubu nazirenza. Wewe warya inyama zingahe? enye zonyine. Ko mwava bivuye hano murye ebyiri ubu noneho mwaryo nye? Ega ishuri rirakwigisha. Rikwigisha kurya? Tere nanoneho akaga mbashakire externe se yakwigutase byaba byiza ahubwo. Oya mugume muri internet niho higisha wa mugane wawe sha, mwegomere muri internet niho heza. Mwaduteguriye iki se? Mere ndabona rero mwaduteguriye ibihe biganiro? Ibiganiro se ibiganiro nanjye nabihari. Nta biganiro bihari? Njye nari nje kwisubiza abakunzi byonyine. Simwavuze ngo mufite ikiganiro ngo tugiye gukora ngo mufite ngo ibintu ngo muri bumbaze byanyobeye. Ariko ikamaze nkubaza kuva avuka wigize wiba? Dutangiye ikiganiro se nibibazo mwambazaga mugiye kumbaza? Twatangiye deja? Kuva navuka nigize niba? Naribye ndi umwana ariko wibye iki? Nibaga ibiceri mu rugo kuko nabanaga na nyogokuru. Nyogokuru yari afite amafaranga yabagurishije nk'ikawa, agafata amafaranga agapfundika ku gitenge. Noneho kuko ari ngiye mukobwa twabanaga nanjye wamumeseraga, cyangwa agafata andi mafaranga agashyira mu kimuga. Mu kimuga murahazi? Wapi? Kimuga urakizi? reka reka. Ikimuga ni inkono zamenetse. Inkono se murazizi? Inkono zimeze gute? Inkono nizo batekeramo intuzi. Batekeramo ibiryo. Ni imbabura. Ni imbabura za kera. Inkono ni za mbabura nyine z'amatafari mpande 3. Ngo inkono ngo ni imbabura za kera ngo z'amaki z'amatafari ngo 3. Aseka ngo zisako sako. Oya bayeretse soma. Turakoga 3 avuye mu mwe nitwa ishiga ry'inyuma. Harya ni ishiga. Inkono ni ibintu babumba mu ibumba batekamo.
bimeze so ndababwira ko bimeze gute ni ibintu batekamo bikoze ntago inkono ari ikintu batekaho sibyo mise nibuka uyu nguyu yigize kumbwira ngo yabonye inka aravuga ngo ni ikibwa cyakuze kubyarira mu mujyi wa Kigali Imana yanjye ni ibibazo cyo kwanda ndashaka kuzabajyana mu cyaro nkabereka ibintu by'icyaro byose uko biba bimeze nkabereka iyo nkono nkabereka amashyiga nkabereka byose uyu nawe rwose abonye amashyiga arantu yigize kubona ayo mashyiga nubwo yarabyitiranije arangije ati mama ati ko mbonye imbabura y'ubundi bwoko gaho nyumvira abonye amashyiga ngo ni imbabura y'ubundi bwoko abana bo muri Kigali we okay nibye nyogokura ibiceri yajya agapfundika ku mwenda we mu mweko se murawuzi umweko ni iki ni mo hano nyine agahita phone agahita zirika hano ni ku gitenge umweko ni umushumi bambazaga imyenda ya kera cyangwa nk'igitenge akariko agashyiraho umushumi agapfundika niwo mweko noneho nkafata ibiceri nkajya kubigura sauce tomate yo kugira ngo ngende ku ishuri nyirya ni nuko kwiba ko bigushekeje pre Sargatomu niyo mpamvu wayiguraga kugira gure basi na super deep ngiye naguraga Sargatomu kuko niyo numvaga indyoheye bya super deep numva bitarabagaho mu gihe cyacu neguriraga sauce tomate nkagenda nyirya we banza ariho nakuye kubinza bahari sha birasekeje cyane kuki bisekeje sauce tomate niyo niryaga ariko shaho barankubise ku buryo niyo natoraga igiceri mu muhanda nagikiraga nyogokuru nkahita mvuga ni dora iki giceri ntago nakibye nagitoye narakubiswe byahatari Mary ngiye kubaza ikibazo ni iriya jambo papa yakubwiye rigatuma wemera gushyingiranwa nawe ntunga mikoro mfatira mikoro icyo kibazo ko gikomeye ijambo papa yambwiye rigatuma nemera gushyingiranwa nawe ko yambwiye amagambo menshi se ijambo nyine ryagukomye nyine ukumva rikoze ahantu ijambo ryankomye nkumva ari inkoza ahantu nka Yesu ubwo kumva rikoze ku mutima ijambo papa wanyu yambwiye rikankora ku mutima igatuma mbana nawe nuko yambwiye ngo arasaba Imana ngo ibikomere nagize ajye abigendana mu mutima we aho ari hose abyumve niyumva agiye kumbabaza ahita abyibuka ye kumbabaza ese numva rero umuntu ugiye kugendana ibikomere byanjye muri we numva ko nkunda nemera kubana nawe ubuzima bwanjye bwose byose sinjye umuntu araza akaguha ibyo cyane sinjye umuntu araza akagutereta akakujyana mu kabari mukajya kunywa niko ubizi se niko batereta ubu nawe nujya gutereta uzafata umukobwa umujyane mu kabari munywe umuteretereye kumbizi okay wenda wari kumbaza uti yari kubwiriye he mwari muri hehe okay aho mu kabari natwe twajyagayo ariko iryo jambo arimbwira ntago yarimbwiye turi mu kabari twe duhagaze ahantu twari duhuriye tutarajya mu kabari yarimbwiye mbere yuko tujya mu kabari ngo tuganire dusangire papa se iyo mubonye mubonamo iki papa wawe iyo mubonye mubonamo ububiko bw'umunezero wanjye mba mbona umunezero wanjye ubitse muri we n'umubabaro wanjye ukaba waba muri we iri guseka uri muratekereza iki iyo ndi guseka turi kumwe nawe mba ndimo ntekereza ukuntu yankunze nkaba nitwa we nawe akaba yitwa wanjye akurikiyeho Kirisi ni icyo nashaka kubaza mwari mugihuriyeho yego none se bavuka yigeze ujya kwidumba kuva navuka naridumbye nabikundaga cyane ariko njye ntago nidumbye
mu migezi yoroheje nidumbye muri Cyohoha kuko aho nakuriye Bugesera twari dufite Cyohoha ya ruguru na Cyohoha y'epfo. Nogaga kuri Cyohoha y'epfo rero narogaga ariko igihe kimwe nza koga Mirankeri. Ku Mirankeri murabizi? turabizi Ni iki? nyine kurohama nyine kurohama nyine ukenda gufira mu mazi nyine ukayanywa. Okay, iyo udashyiramo ngo ukayanywa ari kubukisha. Narose Cyohoha numvaga nshaka kuyica. Kuyica murabyumva? Kuyica. Kuvuga ngo niba amazi atangiriye hano uruzi rurangiriye hariya kuri kiriya gipangu. Mbese noge ngere hakurya. Noneho ngeze hagati Mirankeri. Ndaruhama, imbaraga zirananira zo kuvamo, ndaruhama ariko hakaba abantu twagiye koga nabazi koga. Baraza barandohora banjyana hafi ku nkengero umfasha. Bankandagura mu nda amazi yose agaca ahantu hose hari umwenge. Amazi yose mu kanwa mu mazuru, amazi yose akahaca mbasha kubaho. Icyo gihe sinahise nongera gusubira koga nahise mbereka. Ndumva bikaze. Kambabaza noneho nanjye. Hari ibindi bibazo mugifite? Hari ibindi bibazo mufite kugira ngo mumbaze? Nze kubabaza nyuma. Tabazi. Mbabaze? Ariko ntago munyuzwe n'ibisubizo nabahaye. Turanyuzwe. Muranyuzwe. Nawe wanyuzwe? Mbo. None se kubera iki mwambajije ibibazo ngo nigize niba? Kuki icyo kibazo ari ikintu mwahereyeho ngo noneho rero ngiyewe ugiye kubabaza nanjye ibibazo sibyo? Nizere ko ibibazo byose mwambazaga byarangiye. Yego. Byarangiye? Yego. Okay. Ngiye guhera kuri Chris. Kubera icyo ubundi ibyo bibazo ari byo mwateguye kumbaza mugatangira ngo nigize niba? Kuki mutambajije ibindi mugatangira ku kibazo ngo se wigize wiba? None mbabazi. Kuki aricyo kibazo mwambajije? Ese mwe mwaribye? Twaribye. Kuki aricyo kibazo mwahereye mumbaza? Ko nyine twashaka kubimenya. Ko nibye? Yego. Yamavu mwahise museka mbese mwasetse ko nibye? Okay, wewe wigize wiba? Naribye. Wibye iki? Okay, ahantu hariya muri quartier nko mu saa 8. Ndimo ndatarasa nembera muri quartier. Nza kujyana uhita kwa Ivan. Noneho nkajya ncunga Betty ahantu nyine bari baturanye kwa Kirisi uwo Betty nyine yakoragayo. Betty agura isukari mwishashi nk'irobo. Aragenda yishyira mu gikoni. Igikoni cyaho ntago bagifungaga. Naragiye bose bamaze kugiye muri salon na Ivan. Ndagenda nigira mu gikoni fata isukari ndayijyana. Ubwo se warayijyanye uyinywa mu gikoma twari tukibahara hariya kabeze? Yego. None se warayizanye nyiteka mu gikoma wayikoresheje iki? Natetse ngiye isukari natekaga ari nabaga naguze. Narayirigase. Urigata isukari yanganaga iki? Irobo. Irobo yose urigata turayimara? Naranayitobye nyitoba mu maso. Kusirwara diabete ko? Aha. Naho wibye gusa. Ese wibye inshuro zingahe? Nkenye cyangwa 5. Wibaga iki? Wibaga he? Hari naho twigeze kwiba tugana tutuzungu. Twari twajyanye ngewe Mugisha n'undi mwana ari kwibuka. Turagenda tuzamukana nyine mu ngo nziza za kadasiteri. Kuko twari tubizi yuko ubwo bwana nyine bwabagayo nka 5 gutyo nyine bw'ubuzungu. Noneho ngiye koye bucucu bwanjye tururira baranshuka ati akira gafuka ugenda ishyiramo uduha. Nanjye nkorera iyo ko nta bwoba nagiraga. Tagenda nterura kamwe buri 3. Bwose ndabuterura mbujyanye ndimo ndurira ndimo ndashaka ubwa mutsima. Umuntu ukora aho ngaba baramfashe. Nijoro nko masaa 4 mwayobe wahonde. Abaramfashe nyumva nta kindi cyabayeho bahise biruka. Angumisha yo mfite ubwoba turicara mbona hamagaye niyo ari umunyerondo.
niyo yaranyuze ku gipangu arandega banjyana mu rugo nyine nibwo wabimenye kugira nte arankubita. iyo ni inshuro ya kabiri. indi ni ahantu mu baturanyi twigeze kwiba ikimodoka ahantu mu rugo nyine rwabagamo umuzungu, hari harimo akandi kana gato nyine bakaguriye nyine cya kimodoka kinini utwara, turagenda nyine tururira, ndagifatanye ipasa y'ivani turamanuka, turagenda tukajya tukimanuka wariya muri karitsiye tuyobora cyangwa kimeze n'undi nk'imodoka. noneho umukozi wabo aza gutembera nyine muri karitsiye aba arakimbonanye, ntawe nshaka kuzamuka rero nahise mvuga ko na Ivan nyine twafatanyije, ndagenda baratuzamura, Ivan agenda riragira ubwoba, baradukingirana ahantu nyine mu kumba, Ivan ararira, mama Ivan sinzi ukuntu yabimenye, araza ati hagiye n'umwana unkorera ku mwana, ngo hagiye n'umukozaho umutwe w'inzara. nyine ubwo nanjye mpita mfatiraho, nanjye mpita nsohoka nyine ko hano Ivan bari bamurekuye. Abana bose nyine bari bahuruye bo muri karitsiye, tuba turagiye nyine byarebye. Ikihe kintu cyaguciye ku ngeso yo kwiba cyangwa n'ubura cyabikora? Oya nanyibikora, ariko ikintu cyanciye ku ngeso yo kwiba sha ni wowe. Gute? hariya mu rugo twari dufite igiti cy'ipera, buri kosa nakoraga sha wahitaga ugenda ugaca igiti cy'ipera, noneho ukuntu gikomera warakizanaga nyine, waravuga ati sigara upfukamyeho, nkapfukama nkasenga nk'Imana ngo mfasha, ngo basi ngufasha basi ngaze kugira impuhareke, numva none urimo uraca igiti n'ibishami nkabona wantindi, nkajya n'ubu nkumva urimo n'imirindi n'ikirenge, ukaza wiruka nawe ati ndapfuye noneho indangiriyeho. Icyo gihe sha ntago nongeye. None se iyo nagukubitaga wabonaga ngukubita nishimye ko ndi kuguhana cyangwa nagukubitaga mbabaye? Ese wabonaga nguhana nk'umubyeyi cyangwa wabonaga nguhana nk'umuntu ukugirira nabi w'umugome? Sha icyo gihe wamanaga nk'umubyeyi, wamanaga nyine nawe bitagushimisha, ariko uri kuvuga ati mwana acike kuri iyi ngeso. Okay, mbanze Prince. Ntabwo turaza gusoreza ahantu muri buze gutanga impanuro ku bandi bana bari mu kigero cyanyu cyangwa se barimo bakora ibyo mwakoraga, sibyo? Prince meze bite? Fresh. Yego. Wowe wigize wiba kandi nawe watangiye ikibazo cyuko ko murimo muryana inzara mwabana. Wigize wiba? Yose naribye, ariko ntago nibye mbikunze cyangwa ni rwa rugomo rw'abana. Wibye kangahe? Cye nibye nka 4 atari 5. Ayi gadata. 4 cyangwa 5? Hagati yuko. Ufite imyaka 13 wibye 4 cyangwa 5? Yego. Ubwo niba ari 4 cyangwa 5, ubwo nko mu mwaka niba ufite imyaka 13 ukaba waribye 4 cyangwa 5, nko mu mwaka wibaga kangahe? Mu mwaka se asanga ahubwo mu cyumweru asanga byarabaye nko mu byumweru nka 4 nkabivaho. Nko mu kwezi kumwe wibye mizo nshure 5. Aka ikintu cyatumye mbivaho kwiba. Barankubise icyo genda byibuka, icyo gihe banankubise mvuye koga. Yewe we. Ngaho mbwira inshuro ya mbere wibye iki? Inshuro ya mbere nari ndi kumwe n'abana, nyine rwa rugomo rw'abana, icyo gihe harabaye umuganda nabyibuka. Noneho tubona igikamyo kirimo amakara, turavuga ngo ati ngo reka natwe twigire barambo bo mu yuhuru tugende tuyibe, tukazaba tugenda tukayiba ahantu hose, atari uko tubikunze ariko. Noneho bwa nyuma twibye umufuka w'amakara baratwirukankana. Umufuka wose? Nta gukoramo nyine ufite n'igice. Baratwirukankana
baramfashe bamfata n'undi mwana, abandi bana bo barirukanka baragenda. Icyo gihe baratwicaza icyo gihe habaye nyine n'umuganda, baratwicaza ahantu nyine habaye umuganda ba mudugudu, batoza impamvu twabikoze turababwira. Icyo gihe ndataha barankubita. Mwababwiye ko ari iyihe mpamvu se? Impamvu twavuze yuko tutari tubishakaga, bakatangira bakatunyumuza. Ayo makara se mwari kuyajyana he? Mwari kuyakoresha iki? Ntawe wari kuyajyana mu rugo gute kandi amakara hari na gaze bihari? Wari kuyajyana mu rugo ubundi wari wumvaga wayo makara muri buyashyire? Ni urugo. Ni urugo manyine yari bujyanwe nande mwari buyakoresha iki? Nanjye icyo gihe ndibuka umwana yaravuze ngo ari buze no kwiba ibirayi iwabo ngo tuze guteka ngo ari bufate n'imbabura ngo aze kuzana ngo tuyatekeshe. Okay. Ubwo mwari buteke Nyirankono. Kwa kunda abana iwabo bagenda bagafata ibyo kurya, abandi bakazana amakara, mugashaka ukuntu muteka mu bikombe. Okay. Iyindi shuri baragufashe mu mudugudu ntibabakubise? Umudugudu baradufashe batubwira kwiba nibibi. Nanone mbabwira abana bose barakurikira kino kiganiro, kwiba ni ingeso mbi, ntibakayikora. Icyo gihe baratobariye batubwiye ngo ati kwiba ni bibi, muri mwongera nibwo tuzabahana. Rero uwo mwana ni waguhana bakakubabarira ukongera ukabikora, uzamenye ko batazagusiramo impuhwe. Nuko turataha, ariko nyine mu rugo ibyo by'impuhwe byo ntabwo biba bibareba. Hagiye kwiba n'inde muntu ugutumye, barankubita. Bwa kabiri nanone nyine rwa rugomo rw'abana murimo muragenda mukina agapira, muvuye wenda gukina nk'agapira, tubonye umuzungu kubyumva, none tubonye umuzungu tubona bogisa, turavuga ngo reka tugende tuyimwake ngo tuze kureba ukuntu ari buze gusohoka ameze n'isume. Turagenda twiba bogisa muyimwake, yanitse nyine nyine ko ugenda nyine ura nyine mu gipangu ureba umuzungu arimo ararabogisa niba yumye. None tuvuga ngo waretse tukajya kwirabogisa tukareba ukuntu ari buze gusohoka areba yambaye ubusa, kuko nyine uwo muzungu mu gipangu yabagamo cyari wenyine. Tugiye turayifata, tugiye twitsimba ahantu dukomeza twikinira agapira, nyine tubona arimo agenda ahindukira, yirwa ahindukira areba niba umuntu yamujyaniye bogisa. birangira bogisa tuyimurekeye. Noneho ahandi ha gatatu ho twigeze kugenda tugura amandazi ya 300, umuntu turamubeshya ngo hari igihe arimo aragushaka twiba n'andi. Noneho ahandi ho ha kane nyeka ko hanyuma, aha kane ho ni igihe nyine kwa Benjamin. Ni igihe Benjamin yasize inoti y'igihumbi hejuru y'akabati, aragenda imaraho iminsi 3, nzi ko nyine yayibagiwe. Ndayifata nyimarana umunsi umwe atayimbajije, ngenda ndayirya. None umva ukuntu imyaka igwira abagore bahennye. Abagore bagize gute? Bahennye. Noneho icyo gihe nyimara kuyirya, nyimara nyine kurya icyo gihumbi, ubyumva, nyimara kurya icyo gihumbi, icyo gihe Benjamin nibwo yaje arangije arambwira ngo amafaranga ye wari he. None nanjye nabwabwo ntago navuga ngo narayataye buriya, ndavuga ngo ntago nayariye. Isha muranka se muri kucirana isiriki, reka yivugira uburyo yibye we mucira isiri. Nuko nguko nyine Benjamin arankubita. Naho ngaho nanavuye ku ngeso yo kwiba kuri izo nkoni. Ayo mafaranga ari kuyakoresha iki se ubwo ko mwaryaga? nariyemo akaji bitaga embe n'amandazi na keke. Yewe we wumva kabizo uti nibyo, reka ibyo nibyo. Icyo gihe mbirya numvaga biryoshye, ariko nazi ko nibaze kunkubita tuvuze kubabara. Niba kinkubita numvaga ari isukari n'umunyu bihuye birarwana. Wituvuga uti nzongera no kureba igiceri. Nzabibatega se nkareba ko mubifata. Nzabibatege. Nzaba Ako mufite ibindi bibazo mushaka kumbaza hari mwageze? Mbwira hari ikibazo mushaka kumbaza? Mere, hari ikintu nashaka kubwira.
ushaka kumbwira nyine mere ntabwo ari ugutaha gusa, ntabwo ari kuza mu bukwe gusa, nyine ko hari ikintu. hari igikize mere nyine sinzi icyo mwene wanyu ashaka kumbwira. None se hari ibindi bibazo se mushaka kumbwira? Inyama nababwiye ngo ngiye kuzibatekera na fanta muyinywe mujye ku ishuri nta kibazo muhazi, n'izo nyama muziriye nabibemereye, humura, sibyo? mere nyine bampaye aka weekend ku ishuri. Nyine naratorotse bamfatiye hanze y'ikigo ngiye kureba match ya Grand Frere, kwa yari yaje gukina hafi y'ikigo, pandatorotse murayo na directeur nyine ama weekend. nkaba narahamagaye se mbasabira agahushya ntibabimbwire. Watorotse ugiye gukora iki? Ntabwo ndi kubyumva. Ngiye kureba match. Gusa ibyo bintu nibyo mutunyitse no kubibwira abakunzi bacu koko. Ibyo bintu mutinyutse no kuvuga imbere y'abakunzi bacu cyangwa reka bakureho kamera tubivuge. Sa ibyo ngibyo uzabikate, reka kuraho kamera tubivuge, ndebera ibintu bavanze mu kiganiro n'ukuri. Bikate sa. Ngaho mumbwira. Ariko reka banza arangize wimuvugira. Byagenze gute? Ntabwo byumvikana. Nyine natorotse ngiye kureba match hanze y'iki. Kuko mikoro kuko bakuyeho ntuza kamera. Hanyuma nyine ngiye kureba match hafi, nyine ba Grand Frere bari baje gukina hafi y'ikigo. Nyine ndatoroka, nyine nsimbuka igipangu ngiye kureba match. Icyo gihe directeur yagiye kureba match ko nyine nawe yari umufana w'iyo kipe. Ducakiranye nyine aramfata nyine akana kari mu bana benshi kambaye uniform, barambonye nyine ama weekend. Ndahamagara ntibabimbwira kuko bumvaga ko n'undi uje mu bukwe ntibanambira ko baguhaye weekend. Baguhaye weekend? Ubu ni igihembwe cya mbere utangiye gusimbuka igihugu ugiye kureba umupira. Kureba umupira se byari kukumarira iki? Hakosa nyumvira n'ukuri. Mbabara unyumvire. Baratinyutse rega bari bagiye no kwivugira mu kiganiro. Nta n'isoni bafite. Ubu ufite weekend hano kandi mugiye gukora ibizami. Ubu ibizami uzabikora? Subiza uzabikora. Mujye mumubwira kurira ku iki gihe. Uzabikora ibizami? Nzabikora. Uzabikora ryari? Niba baguhaye weekend, ibizami muzabitangira kuwa kangahe? Ngira ngo ni kuwa gatatu. Ubwo urumva utazagenda mu mazi iminsi 3 muri mu bizami. Ubusa amanota y'ibizami bya mbere utazaba wakoze bizagenda bite? Bizagenda bite? Weekend barayibahaye? Isiko naza nkabimubwira. Ubu numvaga mvuga ngo nibabatekera ibyo mushaka, mwavugaga mugende muri inyama muwe na fanta mushaka musubire ku ishuri. Ubu niteguraga mvuga ngiye kubasubiza ku ishuri. None baguhaye weekend. Uje munyumvira koko. Isiko naza arakubaga. Ni ibiki wowe? Nanjye ntumusabire imbabazi kuko ngewe sinzi. Wavugaga ngo naragukubitaga ngo icyo gihe wibye ngo naragukubise. Ngewe uyu munsi singukoraho iswa kwikubitire. Kuki mutaremo nabitubwiye? Cyo kora Mary, nanjye nyakoze ubwo gihe mwanamaye aka weekend. Ngewe kwera inzara. Inde waguhaye weekend se wowe? Sugiye gusubira ku ishuri? Ngiye nyine kwera inzara nyinshi na kawunga twirirwa turya, nagurisha ishati, nagurisha na bag n'amakayi.
ubu ngubu nirirwaga mu kadori niryamiye none muranandokoye. gusa ibi ni ibiki koko? umwe ngo bampaye weekend narasimbutse igipangu ngo njya gufana umupira, undi ngo nimye ngo wagize ntago ndi kumva ikinyarwanda uvuze ni igiswahili, ibi mikoro munabireke nta nubwo bikora mushaka mu munabireke ngo subiriramo. Ngewe nyine kubera inzara nyine ya kawunga, inzara ya kawunga se abandi bana bose ntibarya gahunga, baba hano muceri ikigo cyanyu kibatekera neza barabitubwiye. Ntago none se akawunga ka buri munsi twafashe nge nafashe ishati n'amakayi na bag ndabigurisha. Ubigurisha se kujya utaduhamagaye wari wabuze iki? Ntabwo tuza kubasura muraza ko twasanze ubushize tuza gusura wambaye ishati wayikwiye. ya shati nayo nayitiriye ubwo na bag nayo naze nayo nayitiriye. Gacana ibi mikoro byawe nigende. Mugiye wese mugiye he mugaruke mwicare hano mugiye mwari mugiye he? Akareka twakomeza kwicara imbere ya kamera. None se muze nyine kamera ntagiriho muze tuvugane tugende. Subizaho iyo kamera biri ikintu mvuga gusa abantu babona bano bana kire n'aba bana ibintu bakoze simbizi. Subirizaho twatangiye ikiganiro. Bakunzi bacu abana mwabonaga turi kumwe bashobora kuba bagiye kwitegura ngo bajye ku ishuri, reka nanjye nkurikirane njye kubategurira ibyo kujya ku ishuri. Niyo mpamvu mubona bahagurutse ariko nyine bagiye mu buryo butumvikana, nyine ntabwo bamenyereye ibiganiro, niyo mpamvu bagiye kwitegura. Rero reka nze nagira ngo mbasezere kandi mbashimire. None se ko mugarutse ubonaga kwicara ngaho byari ko bitubangamiye. Mikoro naziriho nimushaka mwe kuzigurirwa muzifata. Abana kwicara ngaho byari tubangamiye baranatubyaye. None se ni ikihe kibazo? Nyine n'ibyo nyine twashaka kubwira. Okay, byarabaye byararangiye. Byari prank. Bagwan. Prank ya dance. Iki umutwe? Urakibona gute? Naya kamera arimo uravuga ngo bakureho Sadie. Kare. Twari twagupangiye. Muri abana babi mwabyihana Sero umva ibyo bintu twabikora koko. Yesu mwana. Uzi ko ntago wakwiho ntabwo yerekuye kamera. Wapi? Kare. Mwabipanze he nande se mwabipanze rya? Twabipanze twe na Sad twabipanze. Muri abana babi nabera mbonye uburyo mu nkomi. Rega murahagurutse ndavuga nese ibinda bigenzana.